uyu mwana yagiye kwihagarika ahantu hafi ahantu ndeba ku baturanyi, ndabona ahantu nko mu nzira. Kamaze kwihagarika ahantu, aka kana kawe bafashe inkari, bamaze gufata inkari z'uyu mwana, bamaze kuzifata, uyu mwanya tuvugana agenda asha mu gitsina cye. nagabo nuko agenda maze byumwe bibiri twabaye no kwa dogiteri bukuja kwiga nuko mutegera igare. Vuga. Amaze ibyumweru bibiri ahagaze atabasha kubona uko aje kwiga. Ntabwo babwira ko hari ibintu bimufata mu gitsina bimubabaza. Nyine ibyo uri kuvuga nibyo. Ubu twatangiye kumutereza. Ubu ambwira ko hari ikintu kiri kumuhuha mu gitsina maze kumukarabya. bwira uwo muntu muri kumwe ngo ukeneye Imana. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunafasha abashavuye, wizera ijambo rye. Uyu mwana hari ibintu bimufata mu mano, iyo bimaze kumufata mu mano aratandarana, iyo birangije niwo uwo mwuka uzamuka ukamufata, bituruka aho hantu yicaye arimo kwihagarika. Kuva uyu mwanya konekisiyo y'abarozi ntibazongera kumubona mu izina rya Yesu. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Nawe wari ufite ikibazo cy'uburwayi, papa, wowe na madamu wawe, Satani yarabateye agera n'ahagera mu buriri bwanyu. Uwiteka arambwiye ngo hari ikibazo akuyeho burundu mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuva uyu mwanya ndategetse buri marozi yose yarari muri iyo nda, buri marozi yose yarari muri iyo nda, vikatisha vikapiza ngari shitalabos. Uyu si wa uri nahoze mpanurira mvuga ngo barabarose. Uyu ni umuriro w'Imana bohoje ubuzima bwawe bwose. Ngaruye ubuzima bwawe, ibyakubagamo byose akira imbaraga z'Imana. Yesu arakubohoye. Kubohoka mu izina rya Yesu. Mbega twakomera Yesu amashyi. Murekure Yesu aramubohoye. Akira imbabazi z'Imana. Yesu abohoje ubuzima bwawe ntibizongera. Tumuhe icyubahiro Yesu. Uwo murozi wakuroze, uwo murozi wishe ubukwe bwawe igihe kinini, izo mbaraga zirara zituma ubabara amaguru, ibintu bikakurya mu maguru. Izo mbaraga zafashe uwo mugongo, izo mbaraga zafashe uwo mutwe uhora ukubabaza, izo mbaraga zituma udakora ubukwe nk'abandi. Nge kugusengera ubohoke muri uyu mwanya. Imbaraga zafashe abana bawe zigomba kubarekura. Imbaraga zagufashe muri uwo mugongo zigomba kukuvamo. Waradepoje akazi karanze kubera imbaraga za karande. Wagerageje guhura na byinshi ariko byose ntibyakubereye byiza. Ngiye kohereza imbaraga z'Imana aho uhagaze. Gusenga kwawe hari igitangaza kiri bwabe. Hari Imana ya Isirayeli igiye kugutabara. Lema lasta kete boshete. Waradepoje ngo ubone visa barayikwima. Hari imbaraga zagiye ziragukurikirana zidashaka ko wabona visa. Aba protokole baze kuba maso, ngiye kohereza fire, umuriro w'Imana. Hari abantu dayimoni zigiye kuvamo. Hari amarozi bakuroze uza kuruka mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zaguteye ngiye kuzirukana. Abarangi bagutanzemo onestaki demo shargai, onesia mama taki demo. Izo mbaraga zose zigiye kugutabara.
Uwiteka agiye kugutabara, izo mbaraga zikuveho. Zamura ikiganza uvuge ngo Yesu. Yesu. Vuga ngo mbohora. Mbohora. Kuva uyu mwanya. Kuva uyu mwanya. Ndagushaka Yesu. Ndagushaka Yesu. Bohora ubuzima bwanjye. Bohora ubuzima bwanjye. Bohora amaguru yanjye. Bohora amaguru yanjye. Bohora umugongo wanjye. Bohora umugongo. Bohora ibiganza byanjye. Bohora ibiganza. Ndagukeneye uyu mwanya. Ndagukeneye uyu mwanya. Imbaraga zose zari zindiho. Imbaraga zose zari nizive ku buzima bwanjye. Nizive ku buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Ngwanirira. Mwanirira. Wakarandewe. Wakarandewe. Utuma nywa inzoga. Utuma nywa inzoga. Utuma mba mu busambanyi. Utuma njya mu busambanyi. Ndekura mu izina rya Yesu. Ndekura mu izina rya Yesu. Rekura abana banjye. Rekura abana banjye. Rekura umuryango wanjye. Rekura umuryango wanjye. Rekura famiye yanjye. Rekura famiye yanjye. Rekura akazi kanjye. Rekura akazi kanjye. Bamaso ngiye kohereza imbaraga z'Imana uhagaze. Izina rya Yesu. Buri mudayimoni wose opetisi. Ndabona abantu bagiye gutangira kubohoka. Yesu. Ndabona abantu bagitangiye kubohoka. Bohora. Noheresha imbaraga z'Imana. Noheresha imbaraga z'Imana. Noheresha imbaraga z'Imana. Fire. Urahiye dayimoni. Urahiye dayimoni. Urahiye dayimoni. Urahiye dayimoni. Va muri iyo nda y'uwo mumama. Va muri iyo nda y'uwo mugabo. Zamura ibiganza byawe uvuge ngo Yesu. Noheresha imbaraga z'Imana. Noheresha imbaraga z'Imana. Rekura uwo mukobwa. Rekura uwo mugabo. Rekura uwo mugabo. Izo mbaraga nizive muri iyo nda. Ayo marozi nakuveho. Dayimoni rekura. Dayimoni rekura. Dayimoni rekura. Urahiye dayimoni. Urahiye dayimoni. Va muri iyo nda. Va muri ayo maguru. Va muri uwo mugongo. Yesu Kristo. Izo mbaraga bagushizemo. Izo mahembe. Ayo mahembe nakuveho. Iyo diabete nikuveho. Wa murozi werekura. Wa mahembe werekura. Va muri iyo nda. Vamo. 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 Yesu mbohora. Va muri ayo maguru. Yesu mbohora. Yesu mbohora. Zamura ibiganza. Yesu Kristo mbohora. Gatoya tuza. Komeza uzamura ibiganza. Timala si etai. Le marigade style. Le makite boshe. Hari abantu bagiye gutangira kubohoka ndi kureba. Beti tapas. Hombeka amaso yawe. Ndabona hari abantu bagiye kubohoka. Ndabona hari abantu bagiye kubohoka. Ndabona Imana yohereza umuriro. Ugiye gutwika ingwara yose iri mu mubiri wawe. Ugiye gutwika karande zose ziri mu mubiri wawe. Izo mbaraga zituma utabona akazi. Ibyo bintu bigufasha muri iyo nda ugiye kubirekura. Izo mbaraga zagutuye zigiye kukuvaho. Uwo murozi wakuroza agiye kwivuga. Noheresha imbaraga zitachi. Ni izina rya Yesu Kristo. Fata. Rima. Zetebote. Ibyo bintu nibive muri iyo nda. Va muri uwo mumama. Va muri uwo mukobwa. Rekura. Rekura. Ndabona abantu bari gukorwaho na marayika. Ndabona abantu dayimoni zigenda. Ndabona abantu babohoka. Rekura. Izo mbaraga ngizo zirekura ubuzima bwawe. Zirekura diplome yawe. Zirekura akazi kawe. Rekura. 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 Rekura diplome ye. Rekura. Nguwo muriro w'Imana. Nguwo muriro w'Imana. Ya. Rekura. 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 Tima ala site. Komeza uzamura ibiganza byawe uhombeka amaso yawe. Ndabona abantu barimo barabohoka. Ndabona abantu barimo barabohoka. Ndabona abantu barimo barabohoka ibyo bagushyira bigiye kukuvaho. So mbaraga ziri muri uwo mugongo zigiye kurekura. Mbaraga zafasha abana bawe zibarekure. Rebasakata. Yes. Rebasakata.
mbohora akira kubohoka, mu izina rya akira Yesu. kubohoka, akira kubohoka. Rerarararara zeretekete remamasata jetekote. Ndabona babohoka, ndabona babohoka, ndabona bakira diyabete, ndabona bakira imivuduko. Rararararara tachi kati tachi ngize imbaraga ya ngize imbaraga. Yesu Protokole muze kuba hafi, ngize mbohora imbaraga. Bohoka, Yesu muze kumuzana. Bohoka. mbohora Remamasata Yesu kata. mbohora Komeza uzamura ibiganza. Hari abantu barimo barabohoka, Yesu mbohora mumureke yicara, agiye kubohoka. Remamasata, ndabona abantu barimo barabohoka. Remamasata, ngize imbaraga. Rekura uwo mama, rekura